Yesu nashimwe mwene data, umwami w'amahoro nabane nawe. Muri kino gihe cy'impera z'umwaka, benshi bari gusubiramo barebe niba uyu mwaka waragenze nabi cyangwa neza. Bamwe bakavuga ngo byagenze neza, abandi byagenze nabi. Abatekereza ko byagenze nabi akenshi 90% babirebera mu kuba hari ibyo bagombaga kugura ariko bakaba batarabashije kubigura. Inzu nziza batangiye batujuje, imodoka nziza bagombaga kugura bataguze, inka nziza yagombaga kubyara bikaza kurangira itimye. Ibyo byose bakabirebera mu buryo bw'ibifatika byaha ku isi. Ariko ubwo umwaka ugiye kugira urangiye, yewe ku bwanjye giti cyanjye ndashima ko yandinze ikanyagura, yewe n'umwuka wayo ugakomeza kubana nanjye. Rero njye icyo nifuriza buri muntu wese wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we mu mwaka utaha, ni ukuzura Mwuka Wera, kandi Mwuka Wera akaba inshuti ye, Mwuka Wera akamwuzura uko ashaka, Mwuka Wera akatwuzura uko ashaka. Icyo ni kimwe, kuko Imana yaravuze ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yesu nimo yego iri, kandi Imana byose umuntu akenera yabishyize muri Yesu, kugira ngo uzemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we azabashe kugira access kuri ibyo byose Imana yaremye. Rero uyu munsi ari mu gitondo nibwo nabashije gusoma muri Matayo igice cyaho cya 11, muri Matayo igice cyaho cya 11 ku murongo waho wa 15, nimo Yesu yaremba avuga ngo ufite ugutwi yumva niyumve. Aravuga ngo ariko ab'iki gihe ntabagereranya n'iki. Yesu Kristo nawe mu gihe cye arimo yigisha abantu b'icyo gihe yayobewe icyo yabagereranya nacyo. Aranje aravuga ngo abantu ngo bameze nk'abana bari mu maguriro, bavuga ngo twaririmbye ntimwatwikiriza, twabyinnye. Bivuze ngo abantu b'iki gihe ni ubwoko, ni generation y'abantu biyobagiza, ntushobora kumenya icyo bashaka. Urugero, Imana yatanze isezerano rya kera ndetse itanga n'isezerano rishya. Igihe cyo gutanga ibitambo abantu barijujutaga, kandi na n'ubu mu buntu twahawe na Yesu Kristo wadutangiye igitambo gikwiriye, nabwo turijujuta. Icyo ni kimwe. Abantu no mu gihe cya Yesu Kristo ahangaha yarimo avuga ngo Yohana yaje atarya atanywa, muravuga ngo atewe na dayimoni. Njyewe nje ndya nywa, ni Yesu Kristo wivugaga. Muravuga ngo dore ikirura cy'umunywi, inshuti y'abanyabyaha n'abakoresha bikoro. Aravuga ngo Yesu aravuga ngo ariko ubu bwoko, iyi generation, aba bantu b'iki gihe nabagereranya n'iki. Uzabisanga mu bantu benshi bavuga ngo zira nsengero nini cyane ngo zubatse, ngo zira zirimo abadayimoni. Nanone kandi insengero zitaruzura, zidafite ikibanza, zikiri mu bintu by'ibibati, bakavuga ati aba ngaba nabo iyo tugiye gusenga batwaka amafaranga. Ni ukuvuga ngo ugasanga umuntu ntagiye gusengera muri za nsengero zuzuye, ntagiye no gusengera no muri za zindi zicyubaka, kubera ko buri kintu cyose afite ikibi cyo kukivugaho. Muri make ameze nk'utazi icyo ashaka. Yesu Kristo aravuga ngo abantu b'iki gihe mbagereranye n'iki, ntabwo bazi icyo bashaka. Imana iturengere kugira ngo mu mwaka utaha itwuzuze umwuka wayo wera, kugira ngo tubashe kumenya n'iki gipfa, n'iki gikira, ni hehe ho kujya, ni hehe ho kutajya, kuko Mwuka Wera afata ku bya Yesu Kristo akabitubwira, ntabwo avuga ku bwe. Dusabe Mwuka Wera kugira ngo abe inshuti yacu. Umuntu ashobora kugira umufasha, bakabana ku bw'itegeko, bakabana ku bw'inshingano, ariko badakundana. Twebwe dusabe umufasha twahawe, ari we Mwuka Wera, kugira ngo abe inshuti yacu, natwe tube inshuti ye, kugira ngo tugendane mu rugendo azatugezeyo amahoro. Nicyo muvandimwe muri izi mpera z'umwaka ndetse no mu itangira ry'ugiye kuza nakwifuriza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.